munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Shitani mu ngamba wanditswe na Rudakubana unonosorwa n'itorero Indamutsa. Ariko burya tubaho tukabaho ubuzima butandukanye, aho benshi bahitamo kwicara ku ntebe y'ikinyoma bagahitamo ko kibayobora umunsi ku wundi bakakiyoboza n'abandi. Ariko se koko waba ugira ubwenge watekereza ko iyo ntebe izahoraho? Iyo aba twabimenyaga twakabaye twirinda gukora icyazatuma twisanga nta yandi mahitamo uretse kwimika ikinyoma mu buzima bwacu. Dukurikira umukino. Aka kanyagwa karanyiriza n'uwashaka yarekera akangaka tu. Ariko ko nindu zindutse ari kunkomagira bahu. Nizere ko atari mutekano gose. Iyishuza ajya nzindukirana ntago ndikunda pe. Ahubwo sigwa rufunguzo narushize bahu. Ururi ati Niko ubushize nakubwiye ngo iki? Ubwira isi kinye. Niko. Wowe rebe. Ninjye wenyine. Hanyuma se yindi ubushize wambwiye ngo iki? Njye wenyine. Naringize ngo inguza wa Mungu wishuzaga ibintu by'amasuku. Nta mahoro zikunzindukiye. Jasa amahoro pe. Ahubwo tugende mu nzu nkubwire mabo. Ko ngaho da tugende umbwire ko banzu nampobere mbesigira gusimba ko wabaye namabera nambisa bisa rwose usigaye wibagirwa ko ndi umugore wundi mugabo. Bega we wazirayemo cyangwa uziramukiyemo? nawe reka bukabye nkabye kiryo fuke n'iryiki ukumva ziri kunuka hose nabi nika chai nashikiye ntabirenze hanyuma se icyayi gihumura nka rikeri ni icyayi haratuzanye dushashata ntureba ko byukiye kuri rikeri ariko harya ngo umukazi w'Imana va muri ibyo ngibyo unyibwirije ngo bimeze biteze. Ariko shaho noneho dore nta wari ugusa neza uri gusa nabike tangiye dore kwirungura sibaho biretse umva mabo kabanyamagambo umva namvuye mu rugo nkebye kamanzi mukwipaze kandi habaye nyine niyo mpamvu nje kukureba. Unabyutse nitegura vuba umusize nawe ari kwitegura nanywe icyayi ngo agira ngo tujyane kwa muganga tujye kwisuzumisha tumenye impamvu tumaranye imyaka 5 yose ntago twita ntandivamo na gahota yasaresheje muganga zimeruka ziwarakoreje ugushoboye koza ukamujijisha akaba yaranabyihoreye nabanza noneho amaheri yanshiranye buri sinzi icyo mubwira yakaniye wumve ko hari n'abantu babyutse bamubwira ko ngo bazindukira ku iduka rye kurangura ariko akabahakanira babwira ko adahari. Ubuzi yatewe n'iki kandi? Mbaze nkubaze. Maze hari ibanga yamenye? Iriho ubwo. Nyine yarindi tuziranyeho twembi. Ashwe da nta nakanono. Ahwi naringize ngo wenda. Impamvu nyine bimutera ngona ko ntasamada. Amahoro abafite namba ntako ntamugize mujijisha mubwira ko nkomeje kubisengera ndetse ubona nabonye umunyamasengesho mushyo ujye usengera babuze urubyaro ariko yanze kuva kwizima. Ariko wawe wazamuzanye tukamusengera mvoye Jawo yaza kuvumbura bidateye kabiri. Kubera se. Ngahibaze noneho muhuye kumva uri kunuka rikeri we. Kese twaki ntari kimwe na divayi. Mbabara nanjye ubwanye ntacyo nazongera kumubwira ngo akemere. Wakwitabe telefone mbese. Ireke. Ntabwo mwitaba rwose ntazi icyo mubwira.
ahubwo ngiye namushamabo kuko ibinyoma byashiranye pe. mugiriye inama zibaho Gasa numva ngiye nkwibarize. Mbwira niba nta muganga uvura ibi byacu mwamuziranye ngo umundangire sibyo? hanyuma ziko ibisubizo byabyo bizi ubwo urukumva byatanga iki? Umva igikwasi yewe. Nyine ngiye icyo nshaka ku cyambere mugomba kuba muziranye urumva, hanyuma ukamunteretera ubundi tukazajya bakaduha ibisubizo ngiye nshaka pani by'ukuri. ako kanura urumva atari ingingo? urumva atari ingingo? reka ndebe ambaho hari uwo menyaga rwose. Oya urabivugisha ukuri? kandi ndabyizeye amafaranga go kuri weho ntaragibura. Ntabwo arayibura rwose. twagamo akabikora rwose. Haba we ntiwumva se ahubwo manushe? Yego manushe ndagushimye rwose banza none urundi utorotse. Nimbona ndukize nzagusingiza nzakuririmbira mana simbizi maboko we urakoze n'ukuri. ngaho nshimira nyine cyane kandi ukoreshe bwa buryo bwanje nawe tuziranye we buryo se. niko sha bya muri Kigali nizi nzoga muhora mwinywera. oya gasome muze gasome wumva kubaye rwose. yewe reka ngasome ndagasoma ye numve ko nabyaye neza sha. ariko wanabyaye neza ese sha ubundi wazanshakiye akazi mwawe. ubwo urumva urita hari kujya imihanda i Kigali se muze? none se mukorera mu muhanda? mva ye sha undangira ibindi bireke. ariko rasetse numvise ko mukora akazi koroshye kandi mugahembwa menshi. si nk'ino mu cyaro kuba kuhingira rubanda bakazakwicira ufatiriye nk'ishoka yabo cyangwa ukamufata mu mashati. mwagiye munyurwa nawe muri n'ibyo murimo koko wa musaza. ubu iyo witegereje rero ukandeba ngiye hatarubona naragezeyo. mutagera yose ubuse icupa uretse kuba nta n'urinywaho hari n'urizi nangaha rikeresha wenda ndangira akazi ibindi bireke. ese muze ubwo urita hari kwikorera televiziyo saa 8 z'ijoro ukirukanga ibyo urumva wabibasha? ubu rero ushatse kuvuga se ko nawe umukana ukora n'injoro sha cyangwa? byehorere ntabyo ze wowe. ariko sinumvise ngo amatara arayakara. nabishobora sha nabishobora rwose. ewe wabishobora rwose. mwiriwe neza kwa Bihira. nyumvira kandi rubanda ntibabura kumenya ko umuntu yiboneye akantu. mwiriwe yemwe. basuwe n'umukire nyine ngo babyumvise. atakabona kansabaho. mwiriwe neza Mukankusi we. kumbe wa muhungu wawe yaje kugusura. yansuye da yaje rwose. komera bizabara umwanzi we. arakwirenza ayo mazina ngo se abanyakigali data we. cyore siryo ryamukujije se atarajya mu mujyi cyangwa siryo riba ku byangombwa bye ngo yitwa ndese. nakwibwire ngo ni hatari nda. hatari se yamvugo njya numva bavuga ngo ibintu ni hatari. ubwo ni ibyo nyine. niko se hatari we. amakuru y'umuhungu wanjye se ntimuherukanye? se tuvuge ko mutavugana kuri telefone? hanyuma se iyo tuvuganye mba mureba mwana wa. ntamurira nawe mbona nyura antera ivumbi n'ibyondo za Kigali. ye ntamurira n'abahirwa urumva. ntamusabye akazi warakanyima. amusaba ko kwiduka ryaranga mbona nyiriyeho cyane yaciye amazi. ubwo rero ye ntamuriye nawe. niko mwa ko nigeze kumva mbwira ngo ntiyakaguha ngo kuko uri umujura se. ubwo ntiwasanga ariyo mpamvu? wa mukecuru watanze utanzamurira kamere ngiye nkaguha ukuri. mva mbese niba se wigeze umfatana ibyawe? ego mana. ubundi uwo muvuna muhito wawe yigeze amfata mwiba? yananga ko abakire birata mwijogonyero wabo gusa. ariko kwa Mukankusi mutugendaho ye. atatugendaho kuba mwarakize se bibaha uburenganzira bwo kwirirwa mudutaranga uko mwishakiye. si nk'ibyo byose se. oya data we niko hatari we. humura nanjye yarabimbwiye numva arambeshya rwose. muze ndakumva. rero ngewe ndashaka kwiyambukira hakiri kare. kuri kangusigane n'umukecuru mukomeze muganire ibyanyu. none se ninjye utumye ugenda?
ariko ubundi wagutuma ku mwana wanjye. urantuma se urantuma iki? hari inkoko y'isake iri hariya nororeye umuhungu wanjye, nagira ngo uyimunshyirire mwana wa. ariko ye wayigurishije se ukamuherereza amafaranga akayigurayo? ariko murasuzugura koko. ubwo urumva njye batari ndo kugenda nteruye rusake n'amatotoro yayo? Oya, iriya sake uko nayoroye nta wundi nayororeye, yewe ni umuhungu wanjye. uransuzuguye. yewe yohereze dore imereye nabi nanjye. insenzi nitinya gukangura abantu, niba yaraye irondo niba ari imotse sinzi ibyayo. ugira uyikure hariya rwose nanjye ndabirambiwe. Aha, isake yanjye nayo irarengana, none se urabyemera hata? ambohoke yizana mwereka ariko ubundi kandi isake nta kibazo, ubereza isake. Urakoze mwana wa. dorere none se kunyuraho ntunamvugishe nk'aho twiriranywe kama? nkuvugishe yampaye nka data. wowe utekereje urumva nkwiriye kuba nkuvugisha kuko ariko mana yanjye, none se habe no kunsuhuza uti wiri bute sheri? ariko nikorebe ndakumva. nta soni koko turare dupanze gahunda yo kuzindukira kwa muganga. uzinduke witegure ngire ngo turajyanye, nanjye mbyuke nitegure, nindangiza kwitegura nshake umuntu ngo tugende mu bure, nimuhamagara mbura unyitaba umunsi wose mpaka na telefone ivuye ku murongo. ariko se nta no kumbaza impamvu koko urihutira kunshinja? nagushinja se ndabuzwa n'iki? ese kuki udatekereza ko nahuye n'ikibazo cyatumye gahunda twe dufitanye nyica? nta mpamvu n'imwe yumvikana, kuko iyo ibihabi rwose uba wayimbwiye. ariko wowe wahisemo kunsuzugura bikabije, kwanga no kunyitaba. ariko ubwo urumva nta soni ufite koko rebe? ngo nta soni mfite? ndakubaza nyine, ndi wowe sinaye no kurugarukamo ndakurahiye. yego mana, nuko umbwiye sheri. sheri se yibiki? nukuri mbabarira unyumve pe. ntabwo nshobora kukumva. ese wateze amatwi? tege amatwi. mu gitondo ngiye amaze kwitegura, hari inshuti yanjye dusengana ku rusengero yahise impamagara ngo nyisange mu rugo byihutirwa. hanyuma bigenda bite? nyine ngezeyo nsanga yarembye cyane, arambwira ngo arashaka ko mujyana kwa muganga. hanyuma ugeze wanga no kunyitaba rero? nyine ntega amatwi. ubwo nyine nibyo twagiyemo, ngewe n'indi nshuti yanjye turi kumufasha tumwitaho, tugira dute, twiriwe kwa muganga rwose tumuriho. ariko nuko ye erega urashaka no kwirizwa aho ngaho nta n'isoni. mbese ko ari uko udashaka kunyumvura cyangwa ushobora ubwiza kukumva. ibyo wavuga byose ubyumva umenye ko nakumva. nanjye ntabwo ari njye pe, urumva ari njye wishimiye kwirirwa mbona abandi batwita bakabyara bakonsa abana babo bakabaheka bakaganira nabo. uranarise njyewe ndaho gusa, mbese urumva bitababaje? kuki wumva ko ikibazo dufite ngewe kitampangayikishije? ikibazo ufite kiraguhangayikishije? kitampangayikisha. ndakubwiye ngewe rwose mba mbona utabyitayeho, kuko biguhangayikishije ntiwakwitwara utyo, wakabaye uza tugashaka ubuvuzi. ariko urumva ukuntu uri kunkomeretse kama, none se ngewe narabyanze uri kunkomeretse nyine. ko wabyemeye se ntiwabyutse unkwepa? njyaho gukwepa? utankwepanye? ariko ubwo ibintu byose nkubwiye urumva ari ukugukwepa koko? ngaho reka mfe kubyemera. ni mama w'Imana sheri. hanyuma se ukarenzaho no kwanga kunyitaba? ukanga kunyitaba? kwanga kukwitaba se uko ari byo nshaka kugusobanurira naho ukambera ibamba. ntacyo nakumva. urandakarira gusa nyine. urumva kubera uko kuntu twirukankanaga uwo murwayi, byaje kurangira telefone yanjye nyibagiriwe mu rugo iwe. nyine ubwo tujya kwa muganga sinamenya ko nanayisize. ndakubwiye ngo nta cyumvikana kirimo yindi. niho twiriwe bavuye mu kanya gato, mbese nyine turasa n'abaruhuriyemo. ibaze ko wiriwe kwa muganga kandi serivisi dushaka ari iyaho. kuki utashatse uburyo umenyesha nibura ngo mpagusange twisuzumishirizeyo? ni ukuri sinabitekerejeho sheri. ntabwo wabitekerejeho? ni mama pesa nakubeshya. ntacyo bikubwiye. kandi nyine nguki ako sheri mbabara nongera kuvuga ko ntacyo bimbwiye, kandi ni ukuri uri kunkomeretsa ugakabya. ntacyo reka ncecekeho. nyine impamvu ntakubwiye, iryo vuriro twari turiho simpamya ko habayeho serivisi zijyanye no kuvura abatarabashije kubona urubyaro. nabyitegereje ndeba hose kuko nanjye nabitekereje. nyine mbona bigirira serivisi zihariye. nyine ibijyanye no kubura urubyaro
rwose mbona ahanini tubisengera aho rwose ndakubwiye ngo uramponda sinoga ngo iki urumva nese uranoga bigenze bite nawe rero ariko nta kundi umunsi urarangiye n'ubundi reka ibyo tubyihorere umva mu gitondo ho nizere ko nta handi unkwepera urumva neza turazindukirayo nta gisibya noneho ubanza ujya koga turi kumwe ukisiga turi kumwe mbese byose bikaba turi kumwe utagira aho uza kunshikira ngaho inyumvira nuko urumva ibyo ubimenye kuki ukomeza kunshinja ibinyoma sheri ariko ndagushinja ibihe binyoma ibyo mvuga bitari ukuri n'ibi dore wandakariye utuma ntanakubwira amakuru meza nabonye aho twiriwe yaheze ayahe makuru ura wanza ucururuke basi sibyo mbwira yewe uve muri ayo nyine hari umuntu wandangiye umuganga ngo w'inzobere ku bitaro ahantu ahagana nyine uretse wumve nawe ngo niwe wabavuye bari bamaze imyaka 10 yose nta kana none rero nagira ngo ejo bariho tuzajya kwisuzumishiriza urahizeye neza se yego mana yanjye ndahizeye 100% rwose nyine uwo mudamu wahandangiye ni umukristo cyane ntabwo yambeshye aranahanura pe rwose ntajya abeshya bibaho nta kibazo tuzajyayo ntiwumva se urakoze mugabo mwiza aha va muri ayo ngaho rero reka njye koga ndumva ndushye yego mutegura ameza kare kandi umuntu aryame hakiri kare tuzabona uko ejo tuzinduka nta kibazo rwose sibyo nibyo sheri ariko mana yanjye ejo wongeye ukankwera ni ukuri kw'Imana sinabitinyuka mukunzi aho ngira vuba nawe yewe rwanda bahura n'ibibazo reka mpamagare tu kamuhamagare amusenze nimero y'irembe se alo umva se mpara kuvana amagambo aho ngaho wa muganga amubwire ko ejo tuzajyayo azatwitegurisha sibyo oya mubwire nonaha sawa yego twabivuganye yewe yabyemeye sawa sheri nabara kirandiye wisheri wanabara bigenze bite n'iki gikuriye n'ikibebasha ariko sheri bigenze bite inzu yawe zuzuyemo wagira ngo urazoroye wisuwe ndebera uzi ko zandiriye agasakoshi aho ntundorera sinakubwiye ngo ukavana ahangaha ukananira koko none reba imbeba zagahinduye ibiryo ndababaye basi uzi ukuntu kamenze ariko maze nta nubwo nzagaruka hano iwawe umva ye ugasaba bitinyuka koko maze mba numva wakwigomera hano tugakomeza tukibanira pana ibingibi byo kumara iminsi mikeya warangiza ukisubirira iwawe nuko ye ntabwo hano se twakoze ubukwe ngo n'ababyeyi babe bazi ko tubana nk'umugore n'umugabo ubundi si ubwo si icyo cyonyine kibura reka sheri urukundo turarufite tunamaranye iminsi yewe ahubwo nyine dukeneye ko bijya ku mugaragaro apana kubana gutya bujura rega shaho n'ubushobozi bukibura ndebera nawe hariya Nyabugogo nirirwa ncuruza amafaranga kuri telefone ni uguhiga ibiceri bitagwira nawe akazi kawe ntikameze neza mbese mba numva nk'umunsi umwe ndamutse nyagwiriye twarara tubanye pe kuko ndagukunda cyane shaho se ko amafaranga yabuze so tuzabigira dute koko ariko ubundi abadakoze ubukwe ntibabanara barabana ariko se nawe mbwira ubu mu by'ukuri urugo rwacu rwaba rushingiye kuki nta bushobozi bwo gutunga urugo dufite pe ariko ibyantunga nawe byagutunga nyamara ntugakinishe urwo sheri ubwo uzi imibare rubamo nyamara burya bihuje Imana irabafasha ntabwo twabura imigozi tuzirika ubu se hafi icyumweru tumaranye hano twigeze tuburara cyangwa ngo tubwirirwe n'indi minsi rero yagenda itambuka ubuzima bugakomeza ariko se wamugane gusa nyine ntibiba bisa neza
ahubwo mba nibaza nk'ubu uramutse unteye inda we yesu umwami. urumva se bisebetse wanyumvira di ngenda gukunda cyane pe sinayihakana rwose. uravugisha ukuri to ncikira ijosi wala mu makosa nakora iryo kwihakana inda nzi neza ko nayiteye ntiririmo. ariko ibaze uwo mwana wazakura yumva ngo ise yaramwihakanye we. nyamara abasore ni uko muba mwivugisha. umukobwa bwacya ababwira ngo yarinjiye muti sinjye mugabo utera inda njyenyine. mado ntabwo njye ndi rusange ndi njyewe ndagano ndihariye kandi ibyo nkubwira mbihagazeho. cyakora nujya umbeshya rata ndakwizera ndagano mwiza wanjye. ntibumva se ahubwo sheri kawe reka nkurebere ijoro wambara ukajyaho biseta itangiye gushyuha. shaho se kuba wangomesheje ubundi seta ibinashyushye guhera saa 11 aho abarangura baba babikuza. gira ugende nyine turi gutagiye nk'ejo se nyine. ejo niwe wangomesheje ariko mva ye uzica amande ukagira ngo wowe ntiwabishakaga rero. shiri ntabwo wabonye se ko baduhamagaye ngwino twitabe mu biro bya muganga tubisubize iyo baduhamagaye rwose. kumbe nari ndangariye kariya kana gakina hariya. yako nawe ngwino tugende. agafite ni karibu ngaho ni mwicara tuganire. murakoze muga. muga ubu se hari ubwo bitinda ntiwanabitubwira duhagaze ntitugukerereze ko tubizi mugire akazi kenshi. ariko se muganga yigeze akubwira ko urimo kumukereza? nta kibazo umwanya ndawufite kandi kubakira nabyo biri mu kazi kanyu. yego nimutubwire rwose tubateze yombi. harya nimwambwiye ko mumaranye imyaka 5 mubana? niyo pe 5 rwose kandi yose nta rubyaro twigeze tubona. niyo mpamvu rwose twabagannye ngo mudufashe. yego birumvikana. nizere ko ibisubizo mbaha ntacyo bihungabanya ku mibanire yanyu kandi yewe ntacyo pe rwose kuko niba Imana yaradushoboje kubana iyi myaka yose kandi tukabasha kwihanganirana. urumva koko hari icyatuma bihagarara. murakoze. mu bizamini twafashe rero twasanze ibigaragara uyu Kamanzi nta kibazo afite. nibyo muga ndetse ashobora kubyara. ntibishoboka nako none se ayiwe muga none se ntabwo maboko tuza wowe natuje ngaho komeza utubwire. ese bigenze bite gutangiye kuvugishwa kandi wowe da komeza ratutwibwire muga. komeza utubwire rwose muga. none se njyewe niba nta kibazo mfite ubwo nyine kiri. yego kiri. noneho rero wowe Rebeka muga munyihanganireho gatoya. ariko subaye iki muga ndaje gatoya rwose. ngaho uyu se noneho tewe n'ibiki mwuka byara. mana yanjye none se telefone yanjye yigiye kandi muri cara madame tuza rwose shyitsa umutima hamwe. ndayibuze ihangane kandi utuze mbabwira ibisubizo byose. yewe ubanza ntazi ikibazo gihari nanjye pe. none se maboko nako telefone yanjye igiye he. maboko telefone muga none se mugenzi wawe amaboko mwavuganye. munyihanganira nkora akazi kanjye noneho ibindi turabiganiraho nyuma. ariko se rebe watuje muganga akatubwira koko ntuzi ko twaje hano kubera ikibazo kiduhangayikishije. dukeneye ko muganga adufasha kandi akadufasha mu bushobozi n'ubuhanga bwe. urumva ntitutamuha umwanya rero turaba twamuganiye ubusa. tuza rero tubwire. yego ndabyumva kandi ni mama y'Imana natuje ariko ni ukuri muga. watuje kandi utamwemerera ngo avuge. nari nibagiwe ariko nyine muga uwo maboko sinzi niba ese uwo maboko ni muntu ujya ukomeza usubira. ndamuvuze harya yewe ni mugenzi we sinzi niba ari umfitiye telefone. ariko nawe rero none izi telefone yawe si ngiyo mu isakoshi yawe.
ngo iki iyo telefone zindi uvuga ngiyida kandi telefone ngo maboko nari mpangayitse n'impamo ya mungu sinzi ukuntu nari nyibuze pe muga ubwo se isakoshi ntanafunze rwose rebeka sinzi hanyuma rero madamu yego ndabumva twasanze nta kibazo ufite ayiwe yewe uravugisha ukuri muga oya nta kibazo ufite rwose yo bana gushime haleluya bana gushime cyane ni mama ya mungu bana nzakugurira nzagusanye uhimbazwe ayiwe data we mana yanjye amashimwe nayawe iteka ryose mana ngaho da none se muga ubwo ikibazo nyine kiri he yegora kiri he wowe nashaka no kwicara ngo mbwire utuje ndeka sha ndicara se ndicara iki yicara ufite amahoro nawe ngewe ntashyo aho da ntuzi ko mu kanya umpamagaye mbaza niba ndi mu rugo aho kumbwira icyo unshakirwa kupa ubundi bite byawe mada nawe byihorere mana yanjye maboko mufashe ubanza twakizwa na mbuga umushenzi mwizere narangiza ntenguye kuriya maboko se kandi mwongeye gucudika mwapfuye iki se none byihorere sha ageze amahirwe ko sinamusanga iyo na telefone ye nyibura ku murongo yari kunyizwa n'iyakara ingere rebeka ntanzi maze rero rebeka nawe wimvangavanga nkuvanga si iki tuzi umbwire ikibazo cyawe ibyo byose uje hano kugira ngo unangishe inama ariko ndumva ukomeza kwinyurira hirya no hino sinzi ibyawe jamado umushenzi ngo ni maboko twumvikanye ko nshakira umuganga yizeye w'inshuti ye noneho nkazajyanayo na kamanzi umugabo wanjye none umuvuna muheta ibyo twavuganye ntabyo yakoze sha umuganga w'ikizi ni umuganga mu bijyanye n'imyororokere rubanda ntimunagira ubwoba da wowe rebeka ukajya kwa muganga w'imyororokere ujyanye n'umugabo wawe gukora y'ikisi ubwo ese wowe ntukijijishe uyobeye imyaka ngiye na kamanzi tumaranye tutabyara ubwo se urumva yaba ari aho atibaza impamvu urumva se yaba ari aho adashaka ko twajya kwa muganga kwisuzumisha ngo batuvure none se uko bimwemerera nese urumva nabigenza ne kandi ariyo ndirimbo ahoza mu kanwa ke hanyuma se ntiwiyizi tiyizi ariko se ko nabimuhishe numva nabikoreho iki kindi koze rubanda ntimugire ubwoba no kuri kw'Imana wowe urabizi neza ko udashobora kubyara bibaho kuko nta nyababyeyi ugira warangiza ukemera kujya kwa muganga kwisuzumisha ubwo si iyo mpumyi y'umuganga yabasuzuma ntibibone niya cacakeresha nyine nari napanze na cyamaboko ngo kitubwirire umuganga ko tumuha akantu urumva noneho ngewe na kamanzi tukajyayo bakadupima hakaduha ibisubizo bivuga ko ngewe mbyara ahubwo kamanzi ari utabyara urumva yambara tayari umuganga yakoze akazi ke neza rero agaragaza ikibazo cyawe oya disi ntabwo ari byo yakoze neza ubabajwe n'iki byagenze bite se ubundi nyine niba cyamaboko cyaramusobanuriye nabi niba ari umuganga wumvise nabi simbizi pe wumve ko twembi yatubwiye ngo nta kibazo dufite sinumva gukoreye umuti se ikibazo ufite ni iki we nyine kamanzi twatashye avuga ngo ntiyumve ukuntu twembi turi bazima ariko tukaba tumaze iki gihe cyose tutabyara mbese mwabyara mute nta nyababyeyi ufite barayigupfuyemo nawe ra ubwo nyine yahise arahira ngo turajya ku bindi bitaro byisumbuyeho nyine ngo nabo bakora akazi kabo wumve ko yiteguye kwishyura amafaranga ashoboka yose ariko tukivuza inshuti yanjye se hari aho baremanye ababyeyi ngo bazayigusubizamo ubu nicyo kimpangayikishije mado ndibaza uko bizagenda byancanze neza neza mama we njyewe nabonye buriya buraya twabagamo mbukiza amahoro umva mpora mbishimira imana nyimara kubona ukuyemo inda ya karindwi ikakuzonga bikaba ngombwa ko wakura amanyababyeyi shana yahise mpabuka pe ariko nawe ntukabone nibereye mu bibazo ngo ushake kunyibutsa amateka neza uragira ngo mbikoreho iki shana amateka yacu da ariko nawe wagize uruhare muri uku guta umutwe pe neza uba wagiye gushaka umugabo uzi neza ko azakenera ko mubyara wumvaga uzamusobanurira iki ntabwo nashoboraga kubaho gutyo gusa nta mugabo mfite di ubwiza nari mbufite nteye neza kandi n'abagabo banshaka cyane kuba rero nta nyababyeyi mfite ntabwo ari ibigaragara inyuma ngo byari kumbuza gushaka umugabo
njye ntigiriye amahirwe nibonera umuhungu nkunda pe twibaniye neza nagize n'amahirwe aranyumva nta ndenganyiriza hahise hanjye ubu ikibura n'ubushobozi tukibanira nibe nawe sha none ni umwana mwiza ndagano wanjye yo n'ubu nari maze iminsi we twibanira ahubwo maze iminsi nkeka ko ashobora kuba yaranteye inda ubu ndi kwibaza ko tuzabana nta bushobozi bikanshanga mfira sha wowe ikiguhangayikishije ewe yaba uko kuyisama nanjye ntabibashaga basi ihangane mwene data ariko iriya ngira ngo ni maboko nayo kandi shaho se iyobeye ikibazo cyanjye ariko ikarenga ikanshyirishamo bene kariya kageni mu bufuna muheto gusa anise muvandi ko numva nanjye nta gitekerezo mfite mana yanjye we mana ko wumva abagome n'abagambanyi ukumva amasengesho y'abanyabyaha ruharwa nanjye sintera imigeri pe ndemera ko nahemutse narakugomeye kenshi cyane ariko mbabarira inkizi rya none nk'ubu yesu ko yahoze akora ibitangaza nanjye yagize gutya koko akakinkorera nkabyuka numva muri njye mfite nyababyeyi shaho si iryo sengesho koko wandetse nk'isengero ariko we niba numvise neza mu kanya ntumbwiye ko ushobora kuba warasamye sha birashoboka cyane pe kuko uyu ni umunsi wa gatatu mbuze imihango kandi itariki yanjye yarageze uravugisha ukuri njyewe na ndagano tumaranye iminsi ntitwanikingiraga ubwo rero birashoboka cyane ko naba narasamye none se we twashatse ka gakoresho gapima niba umuntu yarasamye kugira ngo bigende biteze wowe mfasha tubimenye ubundi nidusanga warasamye nkwereka umuti nikorera sha ahubwo tugire vuba umva nta farumasi iri hafi aho ngo nyaruke nkazaneyo none se nyine nusanga narasamye biragufasha iki umukecuru ndakumva dore n'aha akamanza asigaye atuye rero ugira ngo ntungiriye neza se ntuze we harya ngo ni hatari nari ngiye kuvuga cya kizina wanga noneho wari kumerera nabi yewe kiriya ukivuze ino nta n'uwamenya rwose ahubwo nawe nushaka uzakibagirwa nyamara izina ntirikujije koko bizabara umwanzi uba wumva ari izina ribi koko nawe ryumvira kandi arisubiyemo ngaho nkumangira kwa kamanzi bankingurire da iby'amazina yawe ni akamaramaza ko nkubwira gukomanga se ugakoraho ubwo urakomanze muhu ninakanze ku gipangu barumva bazi bagukingurire rega mukecuru ntabwo abasirimu bisaba ko inzugi zabo zihondagura ngo urakomanga koko kandi koko ndabona bakinguye di komera kamanzi mwana wanjye komera mama niko nzi wawe nkubure kumbi ngo mwarimutse uraho ariko mama uraho neza none se wowe ubundi ujya kuva mu cyaro nta no kumamagara nibura ngo umbwire ko uje ino wanagera ntunakome impaka winjiye mu rugo rw'abandi koko reka sinari nzi ko mwimutse da muri kigali rero iyo nta nzu yawe wubatse iteka n'iteka urimuka da yo yesi rwose none se kuki wabonye utahambonye ntunahita umamagara kandi ufite telefone mwana wa ibyo byose nabyibukaga rwose sinzi uko nari nkiri kurindagira mba mbonye uyu muhungu wabihira bake niwe wantabaye yo kabyara uzi we ko yahise amamagara aho yo byakunanije iki cyakora bagize amahirwe rwose ngaho rero nimukomeze rero muze mwinjire mukecuru ndakumva mwana none se ugira ngo njye sinisubiriye kwirigara yego umuhungu wawe uramubonye akazi kanjye kararangiye ngo usubiye ku cyata usubiye kwirigara ngo iringara usigaye uvuga rwa rurimi rw'abaturanyi se ko aribo numva ngo bavuga iringara mama ndakumva izo mvugo n'iz'abarara we ntiwabivamo byihorere yego mana kama ngaho rero muhembe dore ntako atagize yaje anantwaje n'utu tuntu ureba utunyobwa n'ibi byose nakuzaniye aha nta kibazo hatari we yo none se ubwo nkurebere cya mitsingi ugisekure cyangwa hari n'inzoga bose ushaka wanyihira ibiceri biguze iyo mitsingi ndaguramo imyaka sinshaka kunywa izo nzoga nishaka kunywa inzoga ndagura icyuma ni ndenzeho ntacyo noneho kandebera
ngaho akira bingahe birwaneho ushaka. urakoze bosi. ese mwana wa uyu muhungu wongera umuhembe pe wabonye isake namuhaye akakuzanira. isake murabeho mwirirwe nge nagiye. urakoze rata hatari we. none se mama niko ndakumva isake uvuga byo nibi. none se uriya muhungu simperuka kumuha isake ngo akuzanire. ndakurahiye ntayo yanzaniye pe. uravugisha ukuri mwana wa. ndakubegera ikizi ubwo nyine yayiririye inzira. atari we ntabwo umuzi. ndakubwiye ngo isake ntayahageze pe. buriya rwose umubo ngewe naherukanaga nawe mu mezi nk'arindwi ashize. reka da ndakubeshyera iki. aherutse mu rugo nta byumweru bitatu bishize nibwo namuhaye iyo sake ngo ayikuzanire. rekera nyine ubwo karabaye nyine. atari ja. reka ibyo tube tubiretse kama. cyihorere rwose. none se mwana wa. ndakumva mama. arahari. ndetse kandi nyine wa wundi. uravuga umugore wanjye se. yego yewe. yoya ntawe pe. hari bagenzi be yagiye gusura kandi ahavuye mu kanya gato. wamushakaga se. ahubwo ngeze amahirwe ko adahari. reka nkubwire icyo nagushakiraga. ukagira inkuru rero. niko mwana wa. na n'ubu si uwo mugore wawe ntarasama. mama ko nakubwiye ko nibicamo nzakumenyesha kuko aka kanya urarambiwe. umva rero nkubwire ikinzanye hano huti dore wa mukobwa mwabyaranye muri iyi minsi mfite amakuru ko ngo agiye kujya hanze y'u Rwanda kandi akajyana umwuzukuru wanjye de. narinje kubikubwira ngo ugire icyo ukora. ugira icyo nkora cyiheze kandi kuba agiye kugenda ndabizi ndetse nzi ko agiye gusanga y'umugabo we. aho ntunyumvira ra arinza gucika ureba he. ubu koko kubona uriya mumaranye imyaka magana n'amagana mutampa kuzukuru wabuze iki ngo ushakane n'uriya ko we tubizi neza ko abyara. yewe uramutse unamubwiye ko ushaka kumurongora nuko kujya hanze yabireka n'ukuri nta wamenya wabona biretse rwose kuko ntiyasiga umugabo babyaranye ngo asanze undi shyanga. mama ndakumva. kuba tutarabanye mbere hose nkimutenda nuko twasanze bitakunda. ibikizi. ndabikubwiye kuba narahisemo kubana na Rebeka nuko rebe twahuje kandi tubanye neza. mubanye neza ariko ntimubyara ibyo se bimaze iki. n'igihe kitaragera ariko mama. nyumvira ariko ubwo ntibakuroze wa muhungu we. ntaho ndoze. basi niba utamubujije kugenda ngo umurongore wamwinginze akagusigira umwuzukuru wanjye. ntabwo bishoboka mama. kubera iki rwose bireke. umwana aracyari muto wo kurerwa na nyina mbese amategeko ntamunyemerera kandi nyina nta bushake bwo kumusigira afite. rero ntacyo nakora gishoboka ngo amusige. ibyo bireke rwose bitaho umwanya. bahungu mwe ubuhombye umwana n'umugore uzi neza ko abyara hejuru y'uyu wazanye ugiye kunshira umuryango koko. oya mama. turimo kwivuza kandi twizeye ko bizagenda neza. mwivuza ibiki ariko ahubwo mbona ari wowe ukwiriye kwivuza kuko ntuzi ibyo bakuroze ntubizi rwose. ntakubeshye na n'ubu amatsiko amereye nabi pe. sindumva impamvu kuba ntwite ari inyungu kuri wowe. byihoresha ahubwo ndashima Imana kuba twasanze utwite. mbwira rero ngo uteze amatwi. nizere ko wa muhungu mukundana atari hafi twumva. wamara ubu ninjye nawe turi muri iyi nzu. Imana ishimwe. umva rero Madonna ndashaka ko dupanga gahunda ngiye nawe urumva. wambereye inshuti kuva kera cyane wambereye w'ingirakamaro inshuro nyinshi. aha rero ndashaka ko tubishyira ku rundi rwego sibyo. ariko nyine bikaba mpanguye. si ko ukomeje kumvanga. nyine umva ndakumva. Mado ndashaka ko ngiye nzaguha 2,000,000 cyangwa 3 noneho wowe iyo ndu twite ukayingurira sibyo. fungura sika. ese uraseka ngo gikugurishe. yungurishe nyine ese icyo utazi ni iki kugurisha se ntabyo uzi. reka ngo wazerewe inda ntwite ko atari umwenda ngo ndaguhereza amafaranga wo kugira Imana ubwo biragenda bite. we tuza nyine nkubwire urumva wowe nyemerera uwo mwana uzamuntwitire sibyo. noneho n'umubyara uzamume nzabona ubukira uriya mugabo kuko ni ukuri kw'Imana ubwo kunjyana kwa muganga kwa hato na hato bizagera aho bigaragare ko nta nyababyeyi ngira kandi urumva nyine bimenyekanye bahita bansenda riva
kandi rwose nyirukanye nahita mbakabwera ni ukuri kw'Imana nta handi nabona nerekeza buriya bukire sinazabwikuramo rwose. nyine se ko ari umugabo wawe ushaka kwikiza uzamwikiza ute kandi ari njye utwite? byihorere wenda umwana ndabyumva pe hagoze urumva umugabo mubana yayoberwa ko utwite? watuje kuko byose namaze kubitekereza neza kandi mbizi neza ko gahunda zose ziri ku murongo. wabitekereje gute nyine? sha burya nubwo nabuze ubwenge bikamviramo gutakaza nyababyeyi ariko ubwonko ndabufite. dore icyo nshaka wowe ntunyemerera tuzakorana urugendo rwo gutwita sibyo? nitwitishe ngiye kwa muganga kwipimisha nk'ibisanzwe nk'abandi badamu bose ngirente ibintu byose bya bindi nyine byose uzi bikorwa n'umugore utwite nzabikora. ahubwo uraseka iki? ngewe na n'ubu sindakumva neza pe urambwira ngo utwite ukagira ngo use ni nk'iki sinzi iyo utwite buri wese arabibona sheri ni nako utabeshya umuntu ngo uratwite kandi udatwite ngambwira ukuntu uzabibwira Kamanzi akabyemera boshye afite ubumuga bwo kutabona nako nawe yakabakaba mani niyo yaba atabona. sinakubwiye ko byose nabiteguye nyine maze iminsi mbitekereza umugambi narawunogeje urumva ubu niwo usigaje kunyemerera. Kamanzi zizamushobora ute? umuntu murarana kuko wamubeshya icyo kinyoma bigashoboka? ngewe nzashaka ibintu nzajya nambara ku buryo nyine ngaragara nk'utwite urumva hanyuma uko indikura aba ari nako nzajya mbyongera kugeza mbyaye nako kugeza ubyaye. nese umugabo wawe ntimwambarana ubusa? ubwo se urumva uzabigenza ute ku buryo muzamarana amezi yose atakubona wambaye ubusa? cyangwa wowe mfashe unyemerere ngusaba ibindi bindekere namaze gutegura uko nzabigenza urumva ndi umwana se. aya mafaranga rero ni menshi ariko ntiyatuma mpemukira umukunzi wanjye pe. umukunzi wawe arakennye ni nayo mpamvu mutari abana sibyo? kandi rega biroroshye ni ukumubwira ko iyo nda wayitewe n'undi muntu ubundi agatuza. shara amanda sinoga pe. nyamara wowe ushatse wanyumva amado n'impamo y'Imana nibinaba ngombwa amafaranga nzayongera ariko mfashe pe mbabarira ndakwinginze ntega amatwi wumve icyifuzo cyanjye undwaneho sibyo? mbabarira undwaneho ni ukuri muri iyi si mu ijoro byo nzirwariza. Rebeka wabwije ukuri umugabo wawe akiyakira cyangwa akareba ukundi abigenza urumva icyo kigiye muzakigenderaho igihe kingana gute? ibyo byihorere wowe nsubiza ibyo nagusabye urabinyemerera cyangwa? ishati nziza z'inyaburayi nziza n'amapantaro meza. Yo bro vipi se mani? bimeze bite mani? nta byabanje mani uri mu biki? uretse ko ufite umutima mubi wabwiriwe mani. kikugahumbi kanjye bavuye kwikubitira icyakora hirya kwa mukecuru ubu ndahaze nawe wazi. uje kumpageraho rero ariko nawe ujye uri ku mutima mubi mani. umutima mubi ukura he? ahubwo dore ino boro ncomoye hano mani. reba ukuntu wayinsimbira aho ngaho mu kabati kawe urumva mu kanya ndayishakira umukiriya ntabwo nkubiramo nka senyisa cyangwa agahumbi urumva hatarimo akuma se. atansiyo ntukambitse ibintu wibye sinshaka kuba umufatanyacyaha wawe yishwe cyane imari zawe ahandi. ntugashake kubudaburiza kandi uri iniga yanjye mani. uze kuba mbona umurezi yarangaye nkamucomora nkoze ikosa ibyo indangara imana yarabigabye wana bikira boro. ntabyo mbika yewe genda ntukomeze no kunyingenga. aha ndabona warakaye harubanza bakwibye. ntawanyibye gusa ibyo nahuye nabyo banza birenze ubujura. kuki byagenze bite se mani? ubundi sinjya ngwisha amabanga yanjye reka nkubwire. mbwira nyine n'ubwo wanze kunsimbira boro ugira ngo amabanga yawe kuyatsimba bijya binanira. reka doruje hano umusheri wanjye Madonna havuye ariko nkora mbwiye nciye umugongo pe. reka se akubwiye iyi nkuru nyine urumva namuteye inda. yo umuzakorasha mbese uri muzima wakintuwe ese kutama akaboko wakireze ubabajwe n'iki? ako kantu wamudomyemo ni akakigabo wadagewe
nyine banza wumve mva warunuwe icyo ndumva iki se ntujya umbwira ngo ageze iwawe mukavuma mukamarana nk'ak'umweru se si ujya ubimbwira none se urumva ko waramuteye ari igitangaza ahubwo ntube babironi nka bya byinga bimara kuryamana n'abakobwa b'abandi byabatera amada bigatangira kubihakana mwana niba wemera kuryamana n'umukobwa mutikingiye ingaruka zizavamo uba ugomba kuzirengera urumva ikibazo ntabwo ari icyo mwana ntumbwire ko ashaka ko muyikuramo akaba ari amafaranga ari kukwaka ntabwo ari byo ashaka ahubwo nyumvira mwana ibaze ko yambwiye ngo iyo ndatwite si iyanjye ye baba we none se wabaye nduhira abandi mwa ntibishoboka gute se aca abana iyo nda ni iyawe genda ahubwo genda ujye gukura none se ko ari nyir'ubwite babinyibwiriye kuki anababaye anansaba imbabazi ngo hato bitazamenyekana ngo tukazashwana kandi ankunda ngo bituzi kambasa umusa ariko rero umwana mujya gukundana narabikubwiye uyu mukobwa arasirimuze kandi wowe bibera hano ku gahezo ka Nyabugogo uhigeho ibirayi kandi abakire hanze ahangahe inote bararekura ibyo bintu sinabikubwiye reka mubwire ndaga uriya mukobwa ni mwiza cyane ibyo bigabo ntibyamurebera izuba urumva dore umutima wawe urababaye se muvandimwe ngufashe ariko rero yari yarahindutse kandi arankunda ndabizi aranabinyereka cyane ujye uvana izo renga aho bana uzi ko bavuga ngo akabaye icwende ntikoga se ubuze niba wabuze amafaranga mukesha urumva yabura uyamuhana ajye nyafite ko nawe none se ko ayakenera iyo kwiyitaho ayakurira ahembwa desa mani ahembwa desa ku kwezi kandi rwose yaramunyuze 200 gusa kuri uriya mukobwa mwiza kuriya yewe ahubwo yatwisenye none mwana reka mubwire ndaga reba hari abakobwa muri Kigali usanga bakora 200,000 aba mu nzu y'250 imisatsi ari 50 ku kwezi gusohoka n'umutwara 300 ku kwezi fone atunze iyi telefone iyi ngiyi ari nk'iya miliyoni cyangwa irenga ubwo se akayakura inzara no kwambara n'ibindi bikamufata 300,000 none se muvandimwe ngaho nkarikirira iyo mibare yose nguhaye urumva akazi akora ibyo byose kabimukorera niba yenga 200,000 gusa imenye ubwenge sha yewe hatari nahisemo ko nzabo kwiriga uzanyiyenzaho nzamusamura data uzamanukana ariko n'ubwirinzi bwa daje ibintu byo gutera amadacaka ariko rero umuvandimwe wanjye pore kabisa agahinda kawe ndakumva none se mwana ugiriye ihe nama koko fata ibiceri byawe ujye kwa mukecuru wirire sha ubundi ugaruka ukorera ibindi biceri bigwizo yituriza abandi bana bazaza wana nyumvira sha none nkumvira iki se ariko ndaga abakobwa beza muri Kigali barashize bashirase mu Rwanda rwose wabuze abakobwa beza ku buryo bakwizirika ku mukobwa umwe nabo bahereye hano bari kubafata ariko rebe nanone urakibereye muri ayo ngayo n'igihe nakubwiriye ngo itegure tujye kwa muganga ndakubwiye ngo uyu munsi ntunkwepa noneho ntabwo nkwepa pe nta nini mpamvu nemera kandi ariko ngukwepera iki umva byaciyemo ibiki umva ahubwo kwa muganga nta naho tukigiye ngombwa iki mana we ariko mana nzagushimire nzaguterure none se ni ibiki nyine mbwira mana warakoze cyane ni ukuri kwibana wishimwe abana we ikise kandi mwuka byara uracyari muri ngo tujye kwa muganga umva reka ntutangire kunjijisha we itegure tujye kwa muganga niko nkubwiye ariko ntabwo bikiri ngombwa yuko tujyayo kandi nakubwiye ngo uyu munsi nta kabuza turajyayo turajya kwa muganga ibyo bintu bivugisha sinzi ibyo ari byo rero wowe ntureba ndeba ikise tubanze urebe iki reba tayari namaze gusama ngombwa iki sheri ndatwite sheri wanjye ndatwite ntabwo mbyumva neza singaka agakoresho nakoresheje n'ibyo reba karerekana ko ntwite sheri niko rebe uravugisha ukuri ariko se ndakubeshya ngo wimbarire iki ntabwo mbyumva neza ntabwo mbyumva rwose
hano impagarara aho ngaho ujya Aho se- kwa muganga icara nkubwire uko bimeze mbwira nsobanurira neza nyine nyine maze iminsi numva ntameze neza nuko nyine njya kugura aka gakoresho ubona none nabyutse nipima nsanze byaraciyemo urumva ko kiri ngombwa ko tujya kwa muganga byaciyemo ni mama ya muntu singaka ariko wagafashe ukakareba sembyumva uratwite koko Natwite none rebe ko waba umbeshya ariko se nkubeshyera iki ako gapimo ko wanakavana ahandi ariko maze rero ngewe nanga kutemera ntabwo napfa kubyemera singaka kandi gapimisho katagakoreshejweho singaka urakabona karacyafunze reka rebe ndabibona koko ntabwo kakoreshejwe aka ngaka kugira ngo rero nkwemeze neza ngewe reka wemere ko nasamye nyemeze nyine ngiye gusubira ku musarani numva nindangiza nzane izindi nkari wagize wowe ubwawe wipimire sibyo ahubwo icyo umva nyarutse rwose ihute urambwira iki ko ngewe ndagufite uyu munsi ariko waba usubije mana yanjye dore kagacupa karimo inkari se madonna yamaye kagiyemo kabyaramo we gasa ni mana yanjye ibintu wari uvuze ni ibiki zangari zigiye ayiwe zimenetse uyu mugabo namushyirizi we ntamubwira ngo iki ahubwo se mana biraba ibyuya mana njye rero nahita nkwanga ubu se nanyaye ngo njye kubaka izindi koko madonna yazi azivanye nzikuye nacaye kakanyagwa ngaka ko katutsi mana yanjye ubu nibagiwe ne kuko aho nagateretse mana yanjye nari ngiye guseba we ku mutima ahantu wari uri sha mva ko noneho rubanda bavumbura aha ho mvumbuye wabura umuhanga to bo reka nze nanarekura amazi y'uyu musarane kugira ngo yumve ko nawukoresheje sha mvumbura urabura ikibe hejuru seri urazizanye ndazizanye maze aya matsiko yawe no kutemera rwose zana rwose nibyo nshaka kureba singizi zana hano akira n'agakoresho gapfundura ukozemo hano zana hano rwose ntuzi kugakoresha se ndabizi rwose gakozemo ahangaha si gutya rekeraho noneho dutegereze umwanya muto rero turebe ariko ubundi kuki uba udashaka kwemera ibyo nkubwira kuko mugabo wawe uretse ariko reka nishire amazeze reka nishire amazeze ndakwizera cyane pe ariko nyine hari igihe mbona urimo gukina mu bikomeye mana nanjye biba bimpangayikishije sheri ihangane rwose ihangane dushira amatsiko ariko ubu muri cyari kiduhangayikishije kirashira rwose cyashize mugabo wanjye uretse ndebe rwose ngaho reba yewe reka ndebe yewe rwose yewe data we basirana nakubeshyaga bwana urakoze cyane we imana ishimwe cyane urakoze cyane reka wanjye reka gutarure kangusha sheri reka se aramutandura hasi we reka gutarure mwana ushimwe ngashyira hasi avushyira hasi utambangamira ugatuma akadodo nasamye kabangamirwa nako uzi ko ushobora kugahungabanya kakisubirirayo ariko biragaca hirya rata bebe ntusubire turagukeneye ariko se mwana yanjye ndagukunda bebe yanjye ufashe niba muzira wagize kandi niko bigenze bite ngaho urahungabanye se
niko urahungabanye ndamukowe ikirayo yewe bya bintu nzabibasha ubu neza no kuruka ndaje mbishobore ndaguhamije akanyagwe sheri wanjye karame nyamuna umukorwe gake cyangwa udakanga karagisiye sibyo umura mukunzi umukorwe gake rwose umura sheri ahubwo se urangurira iyihe mana umukunzi wanjye nta kibazo imana ndayitekerezaho rwose byihorera ibyo ngibyo nukuri kw'Imana ndakwinginze pe ntukomeze kundakarira cyane. none se ubwo urumva nabuzwa n'iki kukurakarira? Erega gucikwa bibaho, urabizi neza ndagukunda cyane pe, ndanakubaha nk'umuhungu wankunze nawe akanyubaha tugapanga byinshi. hanyuma kunyubaha se ni ibyo wari ukwiriye gukora kuko ngo unyubahishe? kandi umbwira ko nanjye byangwiririye koko rwose ndabizi uri umuhungu witonda ufite ahazaza heza. rero nanze kuba nk'aba bakobwa babona batwaye inda z'abandi bakazegeka kubo bakundana nyuma bakazakoresha ibizami bagasanga saba ugasanga ingo zise zisenyuka. ariko ubundi Mado karama ubusanzwe ko twaryamanaga kandi tutanikingiye ni iki cyakubwiye ko iyo nda atari iyanjye? nyine urumva nyuma yo guhura nawe nagiye mu mihango noneho nyuma shitani sinzi uko yanshutse pe antura mu mutego nisanga naguciye nyuma yaho gato rero kuko nari mu bihe bibi nahise ntangira kwikeka niko kwipima nsanga byarabaye. ubwo rero urumva ko byanga byakunda ntago ari wowe. Mado urampemukiye mana yanjye we, urukundo nagukunze rwose ngakwimarira none ndebera windakarira uryoshera imbabarira ndakwinginze. urabizi nanjye sinkwanga pe n'ibyangwiririye gusa nyine nk'umuntu nkunda kandi mpora nifuriza ibyiza ibi ntibizatume tuba abanzi. byihorere ntibizabe mbabarira ndakwinginze. ahubwo reka nkubwire hano hari amafaranga narimbitse nagira ngo nyaguhe none nawe ukomeze wagura ibikorwa byawe utera imbere. ni miliyoni imwe ndayiguhaye ugenda ureba ibindi washoramo niyo washaka ukabifatanya n'ibi wakoraga byo kubitsa no kubikuriza abantu amafaranga. none se uravugisha ukuri umpaye miliyoni we? ndayaguhaye pe urabizi sinjya nkubeshye yabare yose. yewe we urakoze cyane. miliyoni uzi ko ari ubwa mbere naba ngiye kubika miliyoni ari iyanjye? ni ayawe rero. none se uyakuye he we? none se ubwo wowe ntusigariye aho? ese ubundi aya mafaranga waretse tukayiteguramo tukibanira Mado? nkwita y'abandi ndaga sha sinshaka kukwicira ejo hazaza hawe pe. iyi ndu wayinteye nabonye ayishaka cyane kandi amafaranga amwe muri yo niwe wayampaye ngo nkomeze niyiteho. ubwo rero byazaduteranya. none se murateganya kubana? wapi pe afite undi mugore kandi sinaba umugore wa kabiri sinabana nawe rwose. none se waretse ukazabyara njyewe nta kibazo pe, nushaka uzamumuhe tuzibyarira abacu. sha waretse kwishyiraho umugogoro. ubwo urumva wakwemera kubana n'umugore utwite inda y'undi mugabo nta bwoba bwa sese? Mado karame njyewe ndagukunda pe, ibyo bindi rwose sinabyitaho na gato. ndaga uracyari umusore muto ufite ahazaza heza banza utekereze neza utazafata icyemezo wubutse kubera amarangamutima menshi kandi si byiza pe. banza ufate igihe witekerezeho neza. ihangane maze nitaba umujama sheri. alo halo salama man. bite yewe ni fresh umva se umusa nyine urumva antunguye azi ikigarata naneguje mani none ngiye kubona mbona nguyeho hano kwirika kandi rwose urabizi muri iyi minsi sha nta biceri ndiho nta kavumo niberamo rwose urabizi nta kigenda. none se uragira ngo ngufashe iki muvande? nyine urumva gusa urabizi uri umuntu wanjye kandi nta kintu nagwisha pe wallahi mpagaze nabi kandi rwose namwinginze ngo muzehe watashe yananiye ngo arashaka kurara wangu.
warebye ukuntu njomba ibiceri bijye nkareba ko nabona n'icyo aza kurarira basi. none se mwana wa aha hantu aha niki se muze? aha kuva twagera hano nakomeje kwitegereza ndareba ndibaza ntese ahangaha niho uba cyangwa wenda naho wanyujije turaba tujya iwawe. Iwanjye hese? Iwawe aho uba nyine. None se saha nyine? Hoshise kandi akazu mbona kangana n'umusarane w'iwanjye wenda aho bitandukaniye nuko nta mwobo gafite. Ubu ni kubamo koko. Ariko muzeho urakina ye. Hanyuma se utekereza ko ubuzima bwa Kigali ari nk'ubw'iyi wanyu mu cyaro? Ku buryo wa mu kazu kangana gatya none se urarahesha we. Byo rero nujya kuryama urahabona. Ariko ubundi ko numva ugira ngo n'amafaranga baturagura mu muhanda muzehe. Yewe nimukatubeshe sha. Inanga rwose ibintu biragurika cyane ndabizi. Ego hanyuma subize muzehe wanjye. Ese kugira ngo nubwo ntawubamo umujyi jewe sinkuzi sha sinkuzi koko. None se ushatse kumbwira ko nawe hari ama etage hano mu mujyi waje kubaho umuyedekera ukiri umusore? Ashwe ubanza naherukaga nta kera imodoka zikiri nkeya amazi ataruzura umujyi nkuko nabibonye. None se ubihera he? Ugira ngo sinzi ubwenge ariko uzi ko nageze Nyabugogo muri gare nkagura ya telefone igezweho nziza ariko nziza cyane ya indi henze kagire nkuru wacu ifitwe na kambara uri utunzi Ben urumva ikagirwa na wa mukobwa ukwa mubiriki umwe w'inzobe umwami nuje ndetse na gitifu w'umurenge abandi bose batunze uduciriritse. Ubwo se wayiguza ngahe muzehe? Ngeberega ndi umunyamujyi nayiguze 15 gusa kandi numvise ngo ahandi igura nk'ibihumbi 400. Peke nahise nsohoka muri gare ngo umusore wayingurisha ati subiraho. Isingiye ariko ngiye hano mu gafuka kanjye. Ahubwo niba ufite aho ucomeka unyishyiriye ku muriro ujye mu bundi nanjye ntangire nyikoreshe yayimpaye washizemo. Wahasanga wa mugari nawe utabaye umubingwa se kuturusha kandi tuwusaziyemo. Yemereze hano nshaka ngo ucomekera wa mugani. Reka nanjye sinoroshesha dore ngiye akintu ncomekere nkwerekesha gira vuba muze. iPhone kweri ku 15 nakubwiye ngo umujyi ndawubarusha mwebwe muwirirwamo ndakina se ugira ngo ndakubeshya. Reka ture ya baba kusekaze yewe muze nawe ngo aguze telefone ihenze ntugasekwe. None se sibyo ayowe uramenya kandi manganya ukampindurira sha nawe ndakuzuriye ibandi. Yewe nako guhindurira dasingiye wigeze ubona haraho njya. Yewe ahubwo baguturiye wese Kigali yakwakiriye gute se do nubona ko ari urukamambiri bakase neza bakarufunikisha ibifuniko bya telefone ya iPhone. Urukamambiri yewe urukamambiri baguhangitse ye baba data we sha cyangwa niwe umpinduriye mwana wa atari ndarengana wigeze ubona mva hano ahubwo iyakire nyine 15 cyawe cyagiye kirira. Ye baba data we sha mbega umuvuna muheto ubona ngo aranyibasha ariko arabeshyera ubusa pe namubonye namwitegereje uko yari yambaye naho akorera nahabonye ntazancika ntazankira ejo ndazindukirayo tubonane. Ye urambabaje muze ubwo suzi ko wakongera kumubona niyo wamubona yakwihakana kakahava. Bye bigira bake ntawe urya kanje ngo gahere azambona byanze bikunze. Muze yahanagura uwo mafaranga we yagiye arira nta kuri. Nibishoboka ndakubwiye ngo ntibishoboka. Abanyakigali mwese murabateka mutwe nabibonye rwose murabateka mutwe. Oya wibigira rusange se kandi wowe wahuye n'ababingo bagutekera umutwe nyine Kigali yakwakiriye ntaho urushishoza. Abateka mutwe bo muri Kigali barahari ariko sikabayibamo bose aribo. None se mwana wa ubu uyu muginga yagiye gukaturuka mbiri akarugege nagamije gutuburira bihira bake koko ntabwo byumvikana.
sheri Ayo. sheri wanjye ayiwe ayiwe sheri kuruka se binzira sheri gahora bigenze biteze imana niko shu niko bigenze biteze niko ugenda igihe bitego baba rusubirayo ni ukuri niba uri kubitera cyore mbitera neza kandi ko nta mavuta nisize nibura ngaraguhumurira na sheri karameli ni ukunyihanganira ni ukuri baba nahaye naraguhuzwe niyo mpamvu iyi nda nayo igiye kuba ikibazo none si ntibishoboka nyine ndakubona nkamukorwa akandaruka ngaho basi kingura ngufashe yarewe kandi ari wowe uri kubitera rwose mba mbona uko iminsi ishira ariko byiyongera ubanza hari ngomba no guhindura icyumba nawundi sinzi pe guhindura icyumba se kandi none se ko muganga aherutse kumbwira ko igejeje amezi 3 kandi uko ibyo mbona nahuzwe nakomeza kubyirinda kugira ngo ntakomeza kumererwa nabi nanjye ndimo se sinabikubwiye koko urumva niba nduka ako ndiye kose nkakagarura uko nkubonye nkagarura urumva ko byazarangira ntaraso nshyira ku mubiri n'umwana bikamugiraho ingaruka umugore wanjye rwose sheri karame ko mbere y'uko umenya ko utwite bitabagaho erega ibyo gutwita bizamo amayobera wa muntu we mbese ni ibitangaza nyine ni ukwihangana ariko rata nta kibazo umugore mwiza rwose sinjye wakwifuza gukora icyabangamira umugore wanjye utwite n'umwana atwite rwose niba ari no guhindura icyumba uzabikore pe uzabikore rwose numva se mugabo wanjye kandi kuri Imana ishimwe cyane pe iyo ujya dukoreye iki gitangaza ni ukuri pe ariko kandi buriya rero ngewe muri bireba ngomba gutanga ituro ry'ishimwe ahubwo se sheri ubwo kuki kuko wagiye kwa muganga utambwiye kandi uzi neza ko umugore ujya gupimisha inda aba agomba kujyana n'umugabo nabonaga nta mwanya ufite nanga kukurushya oya rwose nta cyafite ubuzima bw'umwana wanjye buriya n'ako kazi nanagasubika rero yego komanda si ngombwa ni ukuri ariko wowe umurasheri nagiyeyo kandi nta kibazo babigizeho nibyo ndetse nzakomeza njyeyo ahubwo rero ntuzirirwe uza ngo tujyane ntazajya kuruka imbere ya muganga kuko ndi kukureba maze ngaseba reka wanjye nta kundi ubwo nyine ndahombye ariko nyine ubu uzajya umbwira ibyo bansaba gukurikiza byose nyine nta kibazo humura nzahakubera mugabo mwiza naho rero ubwo reka rero njye ku kazi ni ukuri gira urugendo rwiza ubwo nyine nawe usigara amahoro yego kandi akazi keza urakoze mugore nkunda yego ndagukunda nanjye buriya ndagukunda cyane rwose nantwitiye n'umwana urabona ngomba kugukunda ubu noneho ngiye gushaka ikintu nzajya nambara cyerekana uko indi izajya ikura iyi niyo gahunda tu ahubwo reka ndebe ngo amezi aya n'aya indi bingana itya noneho nzajya ngura icya buri kwezi uko indi ikura ngura ariko se noneho umuntu tubana mu nzu imwe nta gihe nazacikwa kuko icyo nambaye kikandaburiza aho cyangwa nkambara icy'amezi 2 mfite amezi 5 ntabasebye rebeka we mba icyo kibazo nacyo ndaje ngishakira umuti tu wandawe do ninjye nawe ndagutwita mu ibanga mubane hano mu ibanga nzakubyare mu ibanga uru rugo ndubemo mu bwenge maze ubuzima bukomeze mu mayeresha naho ubundi uyu mugabo ncitse nta wundi nazabona sha ubuzima bwazanyicurikana nkaserera sinasubira muri buriya buzima nahozemo we reka imana we shukwe mana yanjye uri mwiza we wahaye abantu ubwenge bwo kwirwanaho niyo mpamvu ayiwe icyo kintu ni igikira baba we none uyu mugabo yaba yanyumvise mwa bantu mwayiwe data we niko kama urahari ayiwe none se
ariko se sheri urahari cyangwa kamana we umuntu yaba yanyumvise we koko mana kuki utumye nivugisha koko kama babe. Muri iki gice cya mbere cy'umukino Shitani mu ngamba wanditswe na Rudakubana mwumvisemo Rebeka mwakiniwe na Karangwa Liliane, Kamanzi mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Hatari mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Madonna mwakiniwe na Munyana Narisa, Ndagano mwakiniwe na Habukubaho Hyacinthe, Mukankusi mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Bihira bake mwakiniwe na Katarebe Jerome, Maboko mwakiniwe na Sabimana Eric, naho uwabakiniye Muganga ni Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico.